Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana God's people ndabasuje muherereye hirya no hino ku isi. Yego ubwoko bw'Imana God's people muherereye muri Afrika, God's people muri Amerika, God's people muri Asia, Australia, Europe, hirya no hino ndabasuhuje. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe buheshejwe no kumenya Imana na Yesu. Yego rero ubwoko bw'Imana God's people n'uburi turi mu kiganiro tumenye amateka mwibokamana. Yego ikiganiro kinyura ku murongo wa Irera TV buri munsi, aho turebera byinshi cyane mu mateka mu byatambutse kugira ngo nkatwe nka God's people ubwoko bw'Imana tugire ibyo twigiramo, tumenye icyo twakora n'icyo tugomba kureka dushingiye nyirizina ku cyo Bibiliya iza kwemeza cyangwa icyo Bibiliya igaragaza. Rero uyu munsi nyirizina tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mu byatambutse mu bijyanye n'iyobokamana kuri iyi si, kuri uyu mubumbe natwe tukiriho. Birakwiye ko tubimenya kugira ngo tumenye uko tugomba kuhatambuka tutariho umugayo ku Mana, tubyemejwe n'icyo Bibiliya ivuga. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu no kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha ukuri kw'ijambo, tumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Nyirizina tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Muri aya mateka turabonamo abantu bababajwe babahora gukunda Kristo Yesu n'ijambo rye. Abantu bagera mu bihumbi 2 barishwe, abandi bantu 2,000 n'ubundi bahindutse abakatolike ku ngufu, abandi bantu 8,000 barafungwa. Muri iki kiganiro kandi tumenye amateka mwiyobokamana, turasangamo impamvu ab'isi banga God's people cyangwa ubwoko bw'Imana mu buzima bwabo bwose. Rero nyirizina nk'ubwoko bw'Imana God's people duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa ntabwo duhwema n'ubundi guhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero mu bwoko bw'Imana usanga duterwa, kandi ni nabyo ni nako biri, yuko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Duterwa ishyaka kandi ko dusobanukiwe kandi twamenye icyo Imana ishaka kugira ngo tucyubahirize, kuko iyo umuntu azi ko ari mu nshingano, arimo kugendera mu cyo agomba kugenderamo, bimunezeza kurushaho kuba umuntu atarasobanukirwa icyo agomba gukora. Icyo tugomba gukora rero tuzakimenyeshwa n'icyo Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ritumenyesha mu gitabo cya Bibiliya. Rero tugiye kurebera hamwe n'ubundi aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Niho n'ubundi kuri iyi tariki mu mwaka w'igihumbi 1686 umwami Louis wa 14 w'Ubufaransa amaze gukuraho itegeko ryihanganira abaprotestanti Nantes. Yego ategeka amatsinda yose yahamyaga ko akora iby'Imana ishaka ya Waldensia gutwikwa. Abanyawaldensia, abayoboke b'imigenzo yabanjirije ivugurura, bashimangira gukunda Kristo n'ijambo rye ndetse n'ubuzima bw'ubukene cyangwa ubuzima bwo kwicisha bugufi. Bidatinze barababajwe. Niho rero abantu bagera ku bihumbi 2 barishwe, abantu bagera ku bihumbi 2 bahinduka abakatolike, abandi bantu bagera ku bihumbi 8 barafungwa. N'ubundi aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Tugiye kureba nka God's people nk'ubwoko bw'Imana, niki turimo kwigira kuri aya mateka, niki arimo kutumenyesha ku batubanjirije, ubuzima banyuzemo, imikorere banyuzemo iyo ariyo. Ese Imana yayifataga gute ibyo bari barimo? Se Imana yarabishimaga cyangwa yarabagayaga? Niho tugiye kureba. Turasanga hano abari barimo bakundaga Kristo Yesu ndetse n'ijambo rye, dore ko ari na ngombwa kandi ari icy'ingenzi
kumukunda no gukunda ijambo rye, hari ababizize benshi bagiye bahura n'akarengane gakomeye cyane. Bamwe barishwe, abandi barafungwa, abandi bahindurwa imbata y'itsinda runaka ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka, atari kubw'umwuka w'Imana ubashoboje kwemera ibyo ngibyo ku bushake bwabo. Rero niho turaza gusanga mu bwoko bw'Imana dukwiriye kurebera hamwe iyi mpamvu ab'isi banga ubwoko bw'Imana, God's people, mu buzima bwabo bwose. Kubera iki God's people barimo kwangwa cyangwa bangwaga mu buzima bwabo bwose, cyangwa ab'isi babangaga mu kubaho kwabo? Ese bituruka kuki? Ubundi biva kuki? Niki gishingiye ku ibyo ngibyo nyirizina cyabaga kuri abo ngabo? Ni iby'ingenzi kandi ni ngombwa kugira ngo ibi bintu tubyumve cyangwa tubyige, dore ko buri munsi twiga ijambo ry'Imana cyangwa twiga Bibiliya kuri uyu murongo wa Irera TV1. Birakwiye yuko n'ibi ngibi tubyiga kuko ni ngombwa, kuko mu buzima busanzwe tugenda duhura n'ibi ngibi byo kwangwa, guhura n'ibikomere biturutse ku bandi bantu batayobowe n'umwuka w'Imana. Ese bigenze gutyo bibayeho, bigenda gute? Niki ugomba gukora nka God's people? Niki ugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana? Niho tugiye kureba icyo Bibiliya itumenyesha, cyangwa Imana yaduteganyirije ko tugomba kubyiga tukabimenya, uburyo tugomba kwitwara muri ibyo byose n'impamvu bibaho, tumenye ibyo ari byo. Ariko mu ncamake n'ubundi twatangaje ko tugiye kurebera hamwe impamvu ab'isi banga God's people, ubwoko bw'Imana, mu buzima bwabo bwose. Niho tugiye kubona hano mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 18 kugera kwa 21, niho bavuga ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Hano ni Yesu Kristo urimo kubivuga yuko ab'isi nibatwanga tumenye yuko nawe babanje kumwanga bataratwanga. Yumvikane noneho ugiye kuyoborwa n'umwuka wari uri muri Kristo Yesu, we biragenda bite? Ese biraza kujya kure y'icyo Yesu Kristo bamukoreye? Ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Ngira ngo hano hagaragaye cyangwa herekanye nyirizina impamvu ab'isi baraza kwanga God's people, baraza kwanga ubwoko bw'Imana, baraza kwanga abayoborwa n'umwuka w'Imana n'ubundi wari uri muri Kristo. Nuko tutari ab'isi ahubwo twatoranijwe muri bo. Rero ijambo ry'Imana riravuze ngo iyo muba ab'isi baba babakunze. Iyo uyoborwa n'umwuka nk'ubayobora cyangwa nk'ubagenga, nawe uba ukunzwe. Ariko kuko uri kuyoborwa n'umwuka w'Imana, icyo gihe uraza kuba uhabanye n'ab'isi, niyo mpamvu uraza kuba wanzwe nabo mu kubaho kwabo. Ijambo ry'Imana rigaragaje ngo iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Ego mwibuke ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Yesu Kristo icyamubayeho n'icyo bamukoreye cyangwa n'uburyo bamufataga ntabwo birajya kure nawe uraza kuba uyoborwa n'umwuka w'Imana wari uri muri Kristo Yesu, kuko icyo bamurwanyirizaga ni nacyo baraza kukurwanyiriza, kuko umwuka w'Imana wari uri muri Kristo Yesu. Icyo gihe nawe mu gihe uri kuyoborwa n'uwo mwuka, nawe ntabwo bari buze kugukunda. Ibyo baraza kugukorera n'ibyo bakoreye Yesu Kristo. Yego, niho ijambo rikomeje ritwereka yuko ngo niba Yesu ni ukomeza kubivuga ngo niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Ngira ngo ijambo ry'Imana hano ribisobanuye neza kandi rikomeje ribyerekana.
kuko batazi uwamutumye cyangwa watumye Kristo, cyangwa batazi badasobanukiwe n'imbaraga y'Imana iri muri wowe. Niyo mpamvu uraza gusanga barimo kuguhora izina rya Yesu Kristo kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana nka God's people. Icyo gihe baraza kubikuziza no kubiguhora. Ijambo ry'Imana ryerekanye yuko ngo niba bandenganije namwe bazabarenganya. Urumva icyo ni igikorwa kirimo kugaragara yuko gihari kandi kigomba kubaho. Ngo niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Irya Kristo bararyitondeye. Iyo baba bararyitondeye ntabwo baba baramurwanije. None nawe rero ijambo ryawe ntabwo bari buze kuryitondera, kuko imbaraga zishoboje kurivuga no kuribamenyesha n'iz'Imana, ntabwo ari imbaraga nk'izabo. Niyo mpamvu baraza kuguhora izina rya Yesu Kristo. Irindi jambo ry'Imana rirabyerekana, riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 12 kugera ku murongo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 11 kugera ku wa 12 niho havuga ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamora. Uwo ni Yesu Kristo ubivuga. Muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Ijambo ry'Imana rirerekana yuko mu gihe uraza kurenganywa uzira ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, cyangwa kuvuga ijambo ry'Imana uko riri, nk'uko God's people intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, niba bikurenganyiriza icyo gihe uzaba uhiriwe. Niba kubeshyera ibibi baguhora Kristo Yesu, icyo gihe uzaba uri uhiriwe, kuko ukwiriye kunezerwa, ukwiye no kwishima cyane, kuko ingororano zawe ari nyinshi mu ijuru. Yego, kuko ingororano zawe ari nyinshi mu ijuru. Ijambo ry'Imana naryo rikomeza ribigaragazaho mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Ni byiza kandi ni ngombwa yuko tubyiga byose kugira ngo tumenye icyo tugomba gushingiraho dukora ibyo dukora, cyangwa duterwe imbaraga n'ishyaka n'ibyo turimo kwiga kuri murongo wa Irera TV. Ngira ngo amahirwe twagize yo guhurira kuri murongo wiyihererana, ahubwo menyesha n'abandi. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi ntukabyihererane, kandi ibi bijye biguha isura cyangwa n'urugero rwo gushakisha nawe umenye icyo ugomba gushakisha, n'icyo wabonye kiri mu murongo w'iby'Imana ishaka ukimenyeshe n'abandi, ukoresheje ubwenge bwawe bwose n'uburyo bwawe bwose wabona, n'imbaraga zawe zose n'amafaranga yawe yose, ibitekerezo byawe byose, ugakoresha n'umutima wawe wose. Shaka buryo ki umenye icyo Imana ishaka yuko twakora, ugikore ubimenyeshe n'abandi. Ijambo ry'Imana rero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 15 naho haravuga ngo kuko iby'Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamaze, batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu. Birakwiye yuko mukwiye kuzibisha cyangwa kujibisha imirimo myiza abapfapfa batagize icyo bazi gukora neza kwanyu. Imirimo yanyu myiza muyikore, muyigaragarize mu bantu bose, imere nk'aho mugiye kuyijibisha. Yego, abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya cyangwa batagira icyo bazi. N'irindi jambo mu rwandiko rwa mbere n'ubundi rwa Petero ibice 3 umurongo wa 17 niho havuga ngo ibyiza ni uko mwababazwa babahora gukora ibyiza, nimba ari iby'Imana ishaka, kuruta ko mwababazwa babahora gukora ibibi. Yego rero ubwoko bw'Imana, God's people, aho muherereye hose, ubuzima waba urimo bwari bwo bwose, gira gushaka buryo ki umenya icyo Imana ishaka kugira ngo abe ari cyo wubahiriza cyangwa abe ari cyo ugenderamo nyirizina. Niho twari turimo kurebera hamwe nyirizina impamvu ab'isi banga ubwoko bw'Imana, God's people, mu buzima bwabo bwose. Nyirizina
kuri uyu murongo turebera hamwe iby'ingenzi dukwiriye kubahiriza mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Birakwiye yuko ugomba kuba uri aho ugomba kuba uri kandi ukaba urimo kuhakora n'icyo ugomba kuhakora. Urabwirwa n'iki ahangaha turi kuri uyu mubumbe w'isi? Icyo ugomba gukora no kubahiriza kugira ngo utaza guteshuka ku cyo ugomba kuba urimo gukora. Turakibwirwa n'iki? Turabimenya dute? Turabivana hehe? Turaza kubimenyeshwa n'Imana tubibonye hehe? Mu byo yatwandikiye bigaragara mu gitabo cya Bibiliya. Ndabashimiye rero, dore ko ubwoko bw'Imana God's people buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, niho uraza gusanga n'ubundi bwoko bw'Imana God's people intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.